kubisanzwe jewe i Burundi nta binyamakuru na bimwe nigeze mbwira iyo story nibanga narimaranye igihe kinini naje gushaka Isimbi TV ndabandikira ariko sinari bwatanga gufollowinga IDS TV maze kureba musaza ndabona muratwika kabisa ahubwo abantu batarakora subscribe kuri IDS TV abantu b'i Burundi bamaze kumenya benshi baramwakuzi kora muri presidence ufatora muri presidence urabona kubera we yarari mu rugi wabo yaragakuye arakanyambika arambwira ati sinkuzi birenze nari nkuzi kuri Facebook nk'icyamamare ariko ntabwo genzi twari dufitanye burebure ariko umupira ndazo zawungarurira ndagenda mu rugo kiye mu rugo mbona umukobwa byakomeye kuri phone turavugana cyo twarakundanye umukobwa tugera aho tujyamana haba hivanze mwibyinda rero niho ibibazo byatangiriye nibaza ngo nibisanzwe ngo nibyinda gusa musaza hajemo ibintu birebire ntakeka ko byanabamoda byagenze gute rero abo mu muryango ku mugore wanje ntago banezererewe no kuba jewe nateye inda umukobwa wabo man bashatse kuvanamo inda maze kumva ko bavanamo inda bahita bamwobirije ati ntuzongera kujya tubaba hafi mwemeye iyo ndikavuka urumva kungera abantu ari babi mabukwe je yarankunda nyina w'umukobwa yarankunze ariko abi wabo baranyanga byarantambabaje sha kumbe papa wiwe yarafite kandi gatsiko yindi nishaka mu komite indi shaka yakorana najyo bidahuza naho je nkora ijyaba opose twe duhita dufata umwanzuro n'umukobwa dufata umwanzuro turavuga ati ibyo onya twe ntago twabyinjiramo ubwo mbese yarari mu bwoko butandukanye n'ubwawe bivuge gutyo kubavuga ngo no mututsi genda umuhutu ndabwira umukobwa ati wino tubane pe turabana misi ya mbere narongoye umuntu ku buntu nta nkwano nta iki ndajya mu munezero yebwe ntazi ko se w'ibibazo agiye kuza ahubwo umwana aravuka rero umwana aravuka arangiza ukwezi kumwe ukwezi kwa kabiri umwana atarabona mani twega rero kwa muganga hari abazungu barimo bareba abana bimeze gute hari abana iyo bavutse buri kwezi abana bajya kwa muganga bakareba ko bameze neza amagara yabo ubuzima bwabo bumeze neza umuzungu yatubwiye ijambo rimwe ngo uyu mwana afite ikibazo kandi ntago areba byabaye birebire kugira ngo umugore muhoze yumva ikintu umwana yatwaye amezi 9 mu nda avutse ari impumyi n'ibibazo twanyuzemo kugira ngo uwo mwana abeho maze kubona urwo rupapuro ikibazo ntago ari cyo kugwa yagenda kuvurwa agakira ikibazo cyari cy'amafaranga musaza $15,000 maze kumubwira uwo mutipe acambwira ngo rero ahubwo ngo uri kijuju yani ngo uri kigori gute wowe ushobora kuguma wiyumvira guterereza kandi ukora ku kazi kwa president basi ndi uri umufotographe ati kubera ko utagenda wandikike tuterereza numva nibyo da so ntago byoroshye ikintu navugira ngaha ndashimira cyane umuryango w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bamfashije bakagira umutima mwiza nk'uwo aho rero n'umwana wiwe uriya muhungu wiwe Keri uriya mfura yiwe w'umusirikare n'inyuma yaho papa we wataragihari yakomeje kumfasha. Alright, reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya. Nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngendi Jado twishime iyi ni IDS TV. Shimira mwese muhitamo kudukurikira, ushobora kuri mu Rwanda, ushobora kuri hanze yarwo, mwese mutwumva bitewe naho muherereye n'ururimi mwumva cyangwa se muvuga, ushobora kuri umurundi ukatwumva neza cyane 5/5, ushobora kuri umukongomani ari kuvuga ikinyarwanda, upfa kuba twumva gusa. Mwese ndabashimiye. Yes, uyu munsi twagize umugisha kuba twakiriye umuvandimwe kuva mu gihugu cy'abaturanyi, igihugu cy'inshuti, duhuje ururimi n'imico myinshi turayihuje, n'umuco tujya tuwuhuza. Avuye mu Burundi, tugiye kuganira, afite story y'ubuzima bwe yihariye, afite byinshi anyuramo, afite akazi akora, ni byinshi turi buze kuganira, ni byinshi muri bwunguke muri kino kiganiro. Mbere ya byose, mbere uko nza kumwintroducinga mu bundi buryo, reka mbanze ngo ikaze kuri IDS TV. Murakoze cyane. Meze neza. Tumeze neza, turashima Imana. Ariko ngo turitiranwa. Je nitwa Twishime. Yego kabisa, ni ukuri. Wow. Hanyuma ariko se uzi Twishime icyo risobanura iryo zina? Yes. Risobanura gute? Sinzi niba bisigura kimwe mu Kirundi, ariko mu Kinyarwanda no tuvuga Imana. Tuyishime rero, dushima Imana. Hari abashima inka rero. Buriya none se mu bari abasenga Buddha
mu bahinde basenga inka yes, none bo bashobora kuvuga ati Bashima inka. kumbure mu gihinde bakavuga ati nano kumbure ngira ngo niko babivuga ndimo ndaguha urugero uko cyitwa cyose kigasobanura tuyishime urabyumva wowe rero wowe bari bagendeye ku kibaje kwita tuyishime umvise mu mateka bavuga bari bagendeye ku ki nge rero ngira mu kuvuka nabanje amaguru aho abandi babanza umutwe kuko babonye maze kuza bakabona ndi muzima bavuze ati reka dushime Imana araje tuyishime ngira ryavuye aho ariko twagomeje kuganira no mu kanya gashize numva uvuga ikinyarwanda neza turaskumenya impamvu yabyo ikinyarwanda ubise yego turaza kutubwira bayiza bareka nongere nkweto disingemo gatoya nkuko nari maze kubivuga mu kanya uyu mugabo muri kubona naga ari umusore ni umugabo warubatse afite umugore n'umwana ni umukinnyi wa afite filime nyinshi zitandukanye umukinnyi wa filime afite TV yitwa Inyinzo TV nkuko muri kubona kuri t-shirt ikindi kidasanzwe kuri we turasiko no kurebaho afite umudari hano arasitubwira impamvu yawo yambitswe na president n'ifoto turayifite hano n'ama video barayifite yawo zayanyereka akora muri presidence akira filime mu buryo bwihariye ni uwo musore tujye tubona i Burundi ifotoje n'aba Miss Burundi abakobwa beza nyamuna amafilime ye asomana n'abakobwa nkibaza ibintu nibyo muri Afrika araza kudusobanurira mbese ni byinshi ni collection y'ibintu byinshi na amateka menshi kuri bafite muri uno munsi turaza kuganira nizere ko abantu badukurikiye turaza kubana kugeza ku munota wa nyuma kuko kino kiganiro gicishijemo hagati wabugize rwose amahirwe makeya yabahombye twe tuvuga ati wo buhombye uri umuhombyi mu gihe ugiye kino kiganiro kitarangiye okay hanyuma kidaheze hanyuma rero uri mu Rwanda uhageze ryari mu Rwanda nahageze ejo niho nahageze nafashe indege ya saa 10:10 saa 10:50 narengeze hano mu Rwanda urumva ni hafi ni minota mikeya ese kuva mu Burundi ujya Kigali hari indege zini Rwandair ni twege muza n'izindege ubu Ethiopian ariko ntitwashimye gufata Ethiopian cyangwa Kenya Airways ariko twege twavuze ati reka dutore iyo mu Rwanda tuza direct izindi zibanza kukunyuza muri Kenya Nairobi kugira ngo ugere hano zikabanza zigatwara baho zikaza guhita muri transit burya Rwanda yigira ingendo mu Burundi wow Erutse no gufungura ingendo muri Igoma muri Kongo ibushize yari yafunguye Kinshasa ikomeje kwagura imipaka cyane u Rwanda rwataye imbere dore indege mufite nyinshi appreciate ese harya Burundi na Burundi Airlines bugira turayifite yitwa societe mufite yitwa ni Air Burundi Air Burundi niko bavuga ubu ngubu yarahagaze muri iyi minsi yes ubonye abakobwa mu Rwanda dukomeze ikiganiro ese abakobwa ujyanyije abakobwa mu Rwanda ni Burundi ubona hari abeza cyane kurusha ari he buriya rero ngewe hari ibintu babona Rwanda Burundi twigeze kuba twitwa Rwanda Burundi igihugu cyari kimwe sinzi ko muzi mu mateka mfatiye ku mateka nicyo gituma umuntu atavuze ari Burundi ntiwamenya ko ari umurundi cyangwa ari umunyarwanda turasa ururimi nibwo akantu gato naho ubundi turi bamwe kabisa seriously turakundana yego nibyo urebye gutya uri mugabo mu kigero cy'imyaka ingahe yewe nkurebye nabonaga usa nkaho ugaragara ukiri muto ariko hari umurundi twiganye i Bugande najyaga mubona nkamwitiranya nkabona ari mu kigero cy'imyaka nka 25 nyuma za kumbwira ngo mfite 32 ndumirwa ubu ngubu noneho naye nkugereranyije navuga nka 25 nukuri urereko ntacyo nabifoye niyo ngiyo mfite aha ngaho birahuye yes rero tugiye kuganira byinshi bitandukanye by'umwihariko ako kara kanyuzemo dutebya tugira dute ariko ufite amateka yihariye ufite story yihariye ajya uyu muntu murinze mumubona bayaciye muri byinshi abafite amateka abantu b'i Burundi bamaze kumenya benshi baramukuzi kora muri presidence ufotora muri presidence urabona dufise equipe yitwa Message Ngozi niyo mfotora
ni ekipe ya Mutama President Nkurunziza ya Evariste President Nkurunziza ni nkuru nziza nyakwigendera nkuru nziza ariko iri hamwe nyene ni ngaho hamwe nyene kirimba okay hanyuma so ekipe ubundi bibarizwa muri presidence ubwayo cyangwa ibikorera hanze ariko ikaba ari ekipe ya presidence kubera ko iyo ekipe iri mu rugo nyene kwa Mutama aho yabari niho nyene hose biri okay yes nguko bimeze rero so no hanyuma hari story chako tuganira ukuntu washase madamu mu buryo bugoranye nyuma ukaza kubyara n'umwana utabona perezida akaba yaza gutera inkunga umwana wawe akajya akavurwa agakira iyo story kugira ngo tuyisasire neza tunayigereho neza uradufasha tubwire ukuntu byagenze kugira ngo bigere kuri iyo level mbere yuko tujya muri iyo story ndashaka tubanze tugane ku kijanye n'ibintu by'ama equipe inahangaha mu Rwanda nihe equipe ihari ikomeye cyane tuge iyo mu Burundi equipe ya mbere ikomeye ni Message Ngozi iyo equipe ubungubu iri kuyobora kuko ishobora gutwara ibikombe bitatu yikurikiranya amashampiyona atatu yikurikiranya ikajya hanze urumva ni equipe hari donc nari Rayon Sport hari Apeli hari hanze zigaserukira igihugu cyane rwose okay reka dukomeze ubwo kubera kubijanye na story y'ubuzima tubanze tuba ariyo duheraho n'ibindi byose turabizaho tureba no mu n'imirimo ukora tuza kusa nk'aba bisorezaho tubwire rero iyo story kuko ni imwe muri story yatumye mvuga ni uyu mugabo dukwiye kuganira kuko ifite ukuntu ikomeye ariko ikanigisha cyane ndetse kubisanzwe jewe i Burundi nta binyamakuru na bimwe nigeze mbwira iyo story ni ibanga narimaranye igihe kinini naje gushaka Isimbi TV ndabandikira ariko sinari bwatanga gufollowinga IDS TV maze kureba musaza ndabona muratwika kabisa ahubwo abantu batarakora subscribe kuri IDS TV muyikore ko iyi ni imboni y'ijisho tuba turimo tubarebera aho batari gira subscribe yes umuntu atarimo arareba IDS TV ariko araho uri kwireba muri kano kanya atarabikoze umanuka hasi mu magambo atukura nditseho subscribe ukahakanda ugapyondaho ari gihe yabibona biri mu gifaransa n'ubundi akabona ahantu handitse sabone agapyondaho ururimi yashizemo nafyonde sabone ntago mvuze isabuni ntago ari sabone ni sabone okay hanyuma rero katwinjire neza muri iyi story wahisha abantu benshi ikuri ku mutima igihe kinini story ikomeye story yigisha story idasanzwe so bimeze bite rero tubwire iyi story ngiye kuyibaha kubera ko njewe ni nko gushima Imana hari ibintu byinshi nagiye nsengera ntibyagenda neza nibuka ko Imana nigeze kuyibwira ngo Mana iki kintu nukinkorera nzagushima nibwo rero nabonye ibintu bitarimo bigenda neza nibuka ko hari ibyo nasezeraniye Imana yankoreye byiza ariko sinibuka gushima ndavuga ati nzareba ikinyamakuru nicare mbabwire abantu barimo badukurikirana bamenye ko Imana buri ikora Imana ngiye yamvanye kure naciye muri byinshi mbabare ndiko nagenda mvuga ikinyarwanda kubera ko bigenda bivangana nkavuga ikinyarwanda kubera ko naco ndakizi ndageragezaho bica bingora bivanye n'abantu benshi twagiye turahura usanga kiguma kinza mu muraza kwihangana nta kibazo ariko nimba vuga ikinyarwanda muraza kwihangana ariko ndi umurundi mvuga ikirundi ariko gusa hari gihe yuraza umaranye umwanya munini n'abanyarwanda usanga wakivuze je nazo nyuze muri byinshi naje gukundana n'umukobwa yitwa Ishimwe Annie Darlene umukobwa yitwa Ishimwe Annie Darlene ico genda ari umufotographe na fotora equipe ya president yitwa Message Ngozi kubera ko mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza nyakwigendera n'umuntu yakunda ibintu by'inkino mwarabonye yuko no mu mahanga arabizi ko president wacu akunda gukubita umupira akawushira ku mutwe hose n'umukinyi mwiza kabisa w'umupira niko guca afata equipe arayishinga y'abana bato bayikuriramwo haba umugwi witwa Message Ngozi barampamagara bampakazi nari ngashaka pe ariko mu kugenda muri ako kazi nahuye n'ibibazo byinshi
nawe n'umukobwa dukundana yitwa Ishimwe Darlene turakundana ibaze nagiye kugama ahantu nkabona umukobwa bisanzwe ariko umukobwa mu kavura hari imvura yari kubye hari nka 6 umugoroba ya saa 11 n'igice gutyo ya hama imvura iragwa ndavuga ati reka ninjire kubera ko hari yatwe mu Burundi imvura iguye winjira hari ubonye hose kukugama kuko nta muntu yakwishimira ko umuntu anyagirwa kuko urabizi nta numwe atanyagirwa bimaze kugenda uko ndinjiye mbona umukobwa turazinanye aramaze kunyereka kuri Facebook ko je nari icamamare hari abarankunda na umufotographe sinzi ko inanga ibintu bya photoshooting abakobwa babikunda n'abahungu bitangiye kugenda biza tere hari kubera Facebook ari iri hejuru cyane abantu bakora ama shooting bagapostinga kuri Facebook uwo mukobwa yaranzi nk'umufotoshooter nyene nk'umufotographe nyene mwiza kubera ico gihe mu ntara iwacu ninge bari bazi cyane abikora neza kubera ibintu bya photography nabitangiye kera cyane cyo gufotora sanga umukobwa yaranyandikiye ambwiye izina sanga twari tumaze kwandikirana ariko twari tuziranye kuri Fiber ariko twari tuziranye face to face turaganira imvura yarashize ndahaguma sinamenya ko n'imvura burya abakobwa nibiyobye bwenge sheri wanje wihanganura ikiyobye bwenge wara sinzi ibintu wankoze narahagumye ntangira nkujyanye mu rugo sha bimaze kugenda uko umugore wanje uwo nyene akiri sheri wanje arangotwesha aranganiriza amaze kunganiriza ndakunda ukuntu avuga mbona nzaniye agapira k'imbeho arakampa ko heri ndataha muhira agapira k'imbeho yari yambaye umupira yari afise kubera we yari mu rugo iwabo yaragakuye arakanyambika arambwira ati sinkuzi birenze nari nkuzi kuri Facebook nk'icyamamare ariko ntabwo genzi twari dufitanye burebure ariko umupira ndazo zawungarurira ndagenda mu rugo kiye mu rugo mbona umukobwa byakomeye kuri phone turavugana cyerera imbere ntago nakoze igikorwa cy'ubu bwaro kihangana je namupropoje umukobwa ndamubwira ndagukunda kabisa uvuga neza bimeze kunuko ariko nawe yaratomboreje maburiya narakoze ibaba nanjye yararonse umustar kandi yaraprofise yihangane ndabivuze maze umukobwa turakundana bigera kure sha ndijya kantu kabisa nari akantu shana re akantu kabisa kandi nari umukirisitu nari nkijijwe ariko ndavuga ati ubwo mwari mumaranye igihe kingana iki agatonga yegwe ibyumero bibiri nari ndi akantu saza rega urakora vuba vuba utinze bigapfa kuko abastar ariko ngo n'umuntu ngo niko mumera ngo nta bintu byo gutinzamo ngo utinze morega umukobwa ngo ni uprofit ugifite views utazifise abandi bafite views baraza bakikoreramo nani narareza bashawe umwana kweri yihangane nari akantu maze kujya akantu kandi wanashaka bwaro bwa mbere ngewe na bintu by'abakobwa nagize kandi bwari nabwo bwa mbere njyamanye n'umukobwa ngewe ubwo kugira ngo bimwemeze wamuteye ahe masomo se gira mwemeze turinde tujyamana kandi mumuranye igihe gito kingana gutyo umukobwa hago aramateka nasibye natarutse umukobwa baramubwira ngo umuhungu ntago agira ntago ntuzakaba sinzi ngo nabivuga ntago gahunda zanjye ntago ngo zihaguruka ntago zikora neza ngo ntago zikora ngiye kuvuga bya bijambo by'abaroki yaramaze igihe abyumva bakabona nifotozanya n'abakobwa beza batandukanye ariko abakobwa rero bagenda babwira kubera ko ushobora gukundana n'umukobwa ntubikore bibaho ntimube muhuriye kuri sex ariko mukundana da bibaho ariko nibaza ko ibi byari byakirasha ubu ngubu abantu baritiza nyine bimaze kugenda uko umukobwa bamubwiraga ngo umuhungu naho mukundana bimeze kunuko tuba twamaze gukundana dusigaye tuna posting ifoto ngo naho mukundana ngo ntabwo byumweru bibiri gusa yewe nakoreye imbere none se mfite appareil ibyuma bitahi wanje yewe twakoze shooting twakoze shooting mura posting turaposting abanzi ntibabura abakubita dislike comment ntacyo muzavamo muzabimbwa abantu bazi ntabwo umuntu abakundana bose kumbe umukobwa wa musheri yaje gusanga hari abamufuhira kuko nawe yagize kumbwira story y'umukobwa bari bagendana yamubwira ngo nampebe ngo nareke gukunda umuhungu nanjye ngo nanyange kumbe uwo mukobwa yarankunda yari yarabuze ahantu yanyura yari yarabuze inzira yacamo maze rero turakundana n'umukobwa
yumvise akaguma mbaza ngo sheni ngo gusa ngo barambwiye ngo gahunda zawe ntabwo ziri ngo nta kigenda ngo ntacyo nzakumarira ngo nzakwicisha irungu ibintu nk'ibyo ngo nta gahunda zanjye ngo ntago zikora ngo ndamubwira sheri uriya uzajya uvuga ibintu wiboneye neza n'amaso yawe rimwe na rimwe amaso aradushuka ariko uzajya wizera ibintu wakozeho ukanareba n'amaso yawe ibyo bintu uzamenye ko biri reality biba bibaho tu kujya ko gufyina ngo tuzapime ngo ture yewe yasanze ndi umusaza da yenda tu yewe ndahana nuko mwanzura ko mwabanza mugapima mukare ko bimeze nahanye umuntu da narakoze karahava naravugije umuduha narakoze umuduha uravuga abantu bumva umuduha ari urimo uvugiriza narakubise sha nakubise abantu bumva umengo ni umuduha uri kuvugiriza okay hanyuma rero komeza udukomereze story kuko wenda nk'abantu badukurikiye bagira ngo bumve n'impamvu wenda turi kuvuga ibyo turi ubwo uradukomereza muri uwo murongo ndetse n'ibibazo byaje kuvukamo aho ngaho byose tubigereho ubwo twatimo dusasira inkuru ukuntu mwakundanye so reka dukomeze buriya nubona ukundanye n'umuntu mukabyarana mukagirana kure mukabana uzajya ushima Imana hari biba byagoye kugira ngo bigende barinde bagira kuri urwo rugero kuko couple nyinshi 90% zirahebana 10% zirabana zirashisa amasezerano cyo twarakundanye umukobwa tugera aho tujyamana haba hivanze mwibyinda rero niho ibibazo byatangiriye icyo gihe bwa mbere mukigora iyo gahunda yose twajyamanye rimwe atwarinda nta gahunda nari mfise yo kumutera inda ariko navuga ngo iki cyaba cyose kuko nanze kwingingira mbibona kuko twari dukundana ndavuga ngo byibura ntago ndakura nanda naterangiye ariko nza gusanga byabaye da nari nibaza ko gutera inda buri ari ibintu bisaba birebire kubera ko je ntago nari maze kubikora ntago nari maze kuryamana n'umukobwa nari bimaze kugenda uko turaryamana hashize iminsi nibwo yambwira ngo ararwaye kandi ari ikintu cyantangaje bambwiye na nyina wiwe ngo yagiye kwa muganga nyina we yarazi ko dukundana pe yarabizi ko dukundana ariko ntiyarazi ko twari tumaze kuryamana umukobwa rero agenda kwa muganga amaze kugenda kwa muganga baranterefona ngo byakomeye ngo ntago ameze neza babuze ingwara kuko ntago ibintu byo gupimisha inda byari byabayemo kubera ko ntago babyimagina ko ivyo byabamo maze mama we aranterefona arampamagara ambwira ngo kwa muganga ati ngwino kwa muganga urebe sheri wawe ararwaye turi kumwe uwo ni mabukwe ntago twabwabana ariko gusa namufata nka mabukwe ko yarazi ko dukundana bimaze kugenda uko niho nagiye kwa muganga ndashikayo maze kugera kwa muganga hariho umubikira sinzi kungana mubita n'ababikira n'ubundi n'ababikira hano mubita abamasera bimaze kugenda uko barahana umubikira umwe yararavye guca mu maso umukobwa kungana ameze asharatanga kuvuga ati uyu mukobwa naga agwaye malaria cyangwa izindi ndwara zimutera kumva imbeho ibiki kuvomisa guruka nibwo rero bace bamupiminda cyane babwiye ati nubwo muko murapiminda Jesse nibaza ko ibyo ari ibyo kumbe niyo mbona nyina we reba kimuha igisubizo ko nyina we yari yagiye kwiyandikisha nk'umuntu yajyanye umugwayi yari ugwaje umuntu niwe yagiye rero amaze kugenda sanga umukobwa namuteye inda yewe harasha hamaze gusha nyina we yasohotse ababaye kwa kundi twanuma dutwenga mbona mama we ntago ameze neza ndibwira ko mengo je nibaje ahubwo ko umukobwa yabagwaye ingwara idakira imbi cyangwa ni nanjye imbwiramo akikanga kumbe simenyesha ko nakoze akantu nanjye barampamagara nditaba umukobwa we yari marira kubera nyina we yari amaze umukobwa yari amaze ko nyina we batabinezererewe kandi nabo bari bazi ko jewe ari gukundana bisanzwe ntaho bizagera kumbe byari iby'umugambi sinamenya ko harimo ibintu by'ibibazo nyine ibintu byo kurema ngo ngo akora iki ngo ari iki ngira ngo namoko ahubwo yajemo bimaze kugenda uko umukobwa mbona ariko ararira baratubwira ati yumva byagenze guca twasanze igipimo umukobwa afise inda waramuteye inda maze kumva ko nateye inda umukobwa ngira mwakoba gatonya ariko gusa ntabwo nari mfite bwata ariko navuga ati kizaba cyose nzanga umuti kuko ntago shonje ntago mfite inzara ndakora kuko umugabo ikibazo cyose kimushikiye amenya uko ngena citwaramo kubera ko abaziti byaba byose umuntu aragira
mugabo ategereza guhangana n'ibibazo urabizi. Okay. Nibaza ngo nibisanzwe ngo nibyinda gusa. Musaza hajemo ibintu birebire ntakeka ko byanabamo da. Byagenze gute rero? Abo mu muryango ku mugore wanje ntago banezererewe no kuba jewe nateye inda umukobwa wabo. Man bashatse kuvanamo inda. Maze kumva ko bavanamo inda. Sinakubwiye rero nari ntarutse gatonya sinakubwiye ko ngende papa yambajije. Papa je yaranze ko nari umukristo dada kandi n'ubwo mbega ndi umukristo ariko nubwo bijya bitugoraga gato ndemera ko umuntu Erega umuntu ntago yageragezwa atabaye umukristo. Ubwo umukristo ugahura n'akantu gatonya. Ko Satani ntagashaka abanyabyaha, ko abanyabyaha bo arabafite. Aho gashaka bakijijwe kugira ngo nabo bagushe. Abanywanyi bakomeze byongera. Mpamagara papa na mama, babwira ati ikintu ngiye kubabwira ndazi ntago muri bucishimire. Ariko niko kuri kubera ko nanze kubesha nabigumanye iminsi myinshi. Ego hari heze nk'ukundi kwezi kurangiye ukwezi kwari gushize ubwo mumenye wabigize ibanga nabigize ibanga mu rugo papa na mama batabizi. Ku ruhande rw'umukobwa ho bagusabaga iki cyangwa bakubwira ku ruhande rw'umukobwa bavuga ati cawiyaranja ibigomba mama we vraiment no ndamushimira mama kwanje ari umuntu mwiza. Aho rero ntibwari bya bibazo ndaza kubwira aho igituma byaje kuba ibibazo ku ruhande rw'umukobwa bikaba bibi. Narabwiye papa ndamwegera ndamubwira papa jewe rero hari ikibazo. Ambwira ati none ikibazo ntago wakimbwira ambwira ati hamagara na mama wanje mbimubwire ko mfite ikibazo kandi kiri stresseriye gikomeye cyane kiri seriye. Arahamagara mama tujya mu cumbi wanje ndababwira papa mumbabarire byarashitse ndya kantu mama nari umuntu birabaho nyine ndabikora biraba. Nari njyamanye n'umukobwa bwa mbere nta nubwo nikinge ko je nakubwiye ntago nibaza ko natera ntago wari ubimenyereye ntago nari nibaza ko natera inda ko je nateye inda ku myaka 19 guco myaka 10 ukiri muto ye nari ngiri muto. Bimaze kugenda uko niho rero papa yaciye ambwira warabikoze koko kwa papa wanje asengera muri Pentecote ubungubu n'umwarimu muri Pentecote. Je nanje navuza piano nacuraranga piano muri Pentecote urumva nari inkozi cyaha cyo gusambana. Nta nubwo byari byiza ntago bari kubyakira neza nta nubwo byabaguye neza kuko no mwana wo mu bakozi b'Imana aguye mu cyaha. Yego birumvikana. Kandi bijya bibaha abana b'abakozi b'Imana kenshi bahura n'ibibazo nibo bahura n'ibibazo ahubwo bagakora amarorego. Kuba ruvuze ngo n'umwarimu wenda ko natese wisobanukirwa uri umwana wa pasiteri. Umwana wa pasiteri urumva ku kintu wari ukoze ntago byari byoroshye. Ntago byari byoroshye. Dukomereze story rero mu rugo iwanyu barabimenye umukobwa bimeze bite? Ntago byarangiriye mu rugo baramenye ko nari yakantu da kandi ko abantu bakuru urabyumva. Man mengo nanamurayeho wana ariko umukobwa papa yambajije ngo none ngo ko mwabikoze ngo ntago wicuza kujya ngene abakozi b'Imana baba bakubwira ati ntago byicuza ndambwira ndarero greta ariko mfite nirindi shimwe. Arambaza ati none nyuma yo kujya umwana basi yo kubikora ufite ishimwe giki ko wakoze icyaha ahubwo uri mushime Imana iki? Tunambwira buriya papa mwe mwabaye buvuge ngo nakoze icyaha gusa ariko genda bifata nk'umugisha ko havuyemo n'umugisha. Ti wa mwana uramenya ntibi birabibyuya ntibiba amaraso. Arabwira ati namuteye inda. Yes we baguye mu gahundwe bibi bintu nyene bitabanezereye. Ntago ndabona neza ko batishimye ariko kwari ko kuri nyine nta kundi nababwije ukuri. Ariko baranankundiye uburyo nababwije ukuri. Barambwira ngo twegere turabakirisitu burya iyo umuntu maze kumutera inda bamaze kuba umugore wawe hita umutwara rero numubabaze ngo wangize umwana w'abandi noneho ngo mubabaze. Ati kandi making sure yuko iyo nda basi byibura yabari yawo kuko hari n'igihe abakobwa bagenda bakabikora bakabura abantu bajya bakubeshera abantu ngo nibo babateye inda atari bo. Ndamubwira ati ngiyewe n'ukuri ndishuwa kuko twese twaripimiye twarabonye ibimenyetso byerekana ko twese tutari bwabikora. Ababyeyi banje nta nubwo banabitinzeho barumva yuko ibyo bintu byabaye koko ndababwira uburyo byagenze barabitahura ko n'ababyeyi mfite ababyeyi beza kandi batahura ibintu n'abakristo vraiment ndabashingira n'intare. Bimaze kugenda uko birahera by'ababyeyi kabisa numva ari sawa. Kumbe sinamenya ko mu muryango kuko
umukobwa nateye inda umugore wanje avuka ari wenyine kuri papa we avuka ari wenyine n'ikinege muri make kuri papa we maze abahora bamufasha kubera ko bene wabo na mama we navuga ngo ni barumuna ba mama we nibo bamufasha bari baramaze kubona akantu gusa mama we ubuzima butaragenda neza nkuko nyene yabishakaga bahita bamwobirije ati ntuzongera kujya tubaba hafi mwemeye iyo ndikavuka urumva kungera abantu ari babi mabukwe je yarankunda nyina w'umukobwa yarankunze ariko abi wabo baranyanga byaranambabaje sha byaranambabaje mberaze mu nyuma mara kumenya ko barimo bapanga no kungene bavana mwiyonda urumva ubugome bwari bagezeho bari bageze ko ubugome bwo kwiyumvira kungene bakuramo inda umwana w'umugore wanje none bakwangiraga iki jewe narifite amafaranga sijyo ariko amafaranga jewe urabona ko nari umufotographe ukora aho hantu nyene muri presidence nyene nkafotora iyo equipe yo kwa president lo message ngozi kica kibi kibazo kimaze kuba ikibazo Jesse nayibona ko ari kibazo kumbe papa wiwe yari afite kandi gatsiko yindi nishaka mu komite indi shaka yakorana naryo bidahuza naho je nkora ijya opoze ndavuga ati none se ibyo twe mu Burundi twe kubisanzwe ibintu by'amoko nta nibihari twege mu Burundi nimba ari ikintu cyambere shiza dukunda cyane twashimye cyahabaye twege ibintu by'amoko nta bihari ngo abahuta abatutsi abatwa ababema mwe mu bitabema bari yabera bavuka bera abanyamwema twe tubita abanyamwema ariko nanga mu Rwanda babita abanyamwera twibyo ngibyo nta bihari ke bavuga turi umurundi turi bamwe turi abanyafrika twese turakundana ni nko ku munyarwanda umurundi twese turi bamwe natwe nuko ubungubu n'ubungubu nuko uzanye ibintu by'abahutu n'abatutsi bikibazo nta bihari hano nta bihari twese turi abanyarwanda byiza cyane tubishimire n'Imana bimaze kugenda uko numva jewe byamaze kujyamo kandi byarahavuye ndabwira ati twe duhita dufata umwanzuro n'umukobwa dufata umwanzuro turavuga ati ibyo onya twe ntago twabyinjiramo ubwo mbese yarari mu bwoko butandukanye n'ubwawe bivuge gutyo kubavuga ngo no mututsi genda umuhutu biba bibazo ndamubwira ati twege rero ibyo ntago twabigenderako yo nimba ari ikintu cambere cyanjohe umugore wanje ndamukunda ahari yumve ko mukunda cyane ahari yumve ko mukunda cyane ego bihangane bijya bibaho nkibetada kubera nyene ndi mu kazi ndi mu shaka views hari igihe mura n'umwana bigashika satani n'umugwaniza ariko nyene tukigwanaho da ariko yihangana ndamukunda umugore wanje ndamukunda birashika ariko ndamukunda ndamukunda ma byoroshye okay tugangize story kuno byarangiye bimaze kugenda uko umugore urumva ko twari tumaze kubyumvikanaho yuko dutegereza gukundana nta bintu turebye amadini amoko ibyo ngibyo no tunamubwira ati icyambere nuko dukundana arambwira ngo none uzareka ndangize kwiga ndamubwira ati ntago wakomeza kwiga utwite ni ikibazo yari yiga secondaire siniyakombye yiga mu kangahe yiga mu w'icenda mu wacenda sinzi ko mubyita nuko nguko yari mu wanyuma ubwo oya ari asigaje imyaka 3 nibaza ko ari 4 ubwo sini yarakiri muto ari munsi y'imyaka 18 yari afite 18 yarayikwiza aba gusa nta yarakiri muto we yakorega nubwo amashuri yarakiri hasi bamuteye indada umukobwa ariko turavyumvikana ubuje tuzabana maze babantu babagambanye barimo bashaka gukuramo inda y'umwana wanje hagira aho bamupangira bahenda ujya mukobwa twari dukundana sheri wanje wanateye inda bamuhenda ngo aze kubaherekeza ahantu tumenya ko bapanze kwaho kwa muganga baza kumukuramo inda arabimenya kuko yari yumvise mama we barimo bamubwira ko ngene umupango wagenda ariko nyirewe ntiyabyishimira ariko ntiyabibwiye umukobwa we yari yapanze undi mupango ko ngene aza kumutorekeje ariko umukobwa arabyumva ku telefone ko nyina wiwe barimo bamubwira ibintu byo ko ngene bamuvana minda umukobwa arabyumva nyina we ari kuri telefone bimaze kugenda uko umukobwa yahise aza directors iwacu je nagiye mu rugo nabyimvye nabyimvye njyohewe ntaje mvuye nyene guzerera gukina n'abandi bahungu nyene twari turi mu runganwe rumwe abajene bari muri adolescence namwe murabizi ntashe nezerewe ngize gutya mbona umukobwa ari hano abavyeyi bari hano abana bo mu rugo ibyana byo mu rugo byicaho ngaho bose bavanganye n'abatiye kanje karashobotse data ndavuga ubuse ndaza kujya
ndabona ko ari ikibazo ndavuga ati abavyeyi babo bibaza ngo aje kudusuhuza bisanzwe araza kujya mu rugo ariko umukobwa nubwo twavuga akantu gasekeje turimo turaba televiziyo nkabona ntaseka afite ikibazo yamishe duhita twibeta tujya inyuma y'urugi hanze gutya hanze turavugana numva mbwiye ngo urumva ngo byagenze guca ngo nabonye ngo ko mu rugo bitameze neza barimo bagambana ngo inda ivemo ariko mabuko yarabikunda yarankunda ntiyarabashigikiye ariko abo mu miryango iwabo bari bashatse ngo inda ivemo urumva ko cyari ikibazo birambabaza ndabura aho nkwigwa ndabura aho njya ndamubwira none ikikurikira n'igi ku mukobwa nkimubaza iryo jambo ese akorora amosozi numva agahinda kubera ko yari yumva yacitse iwabo yari yumva ko nanjye kumuraza nta mugabo arongorera mu rugo kwazi none njye najya kurongora papa nawe akarongora tukarongorera rimwe abagabo babiri mu rugo ibyo ntabwo bibamanye yago byakunda muzehe arongore mama nanjye ndongore papa wanjye arongore mama nanjye ndongore undi hajya mu rugo rumwe ibyo nta nubwo ari umuco uwo ntabwo ari umuco wo muri Afurika ibyo ntabwo ari ibyo nta nubwo ari nderosha nta nubwo ari kinyabufura ibyo ntabwo ari ibyo birumvikana avuga ati reka basi mbwira ababyeyi ngende nkubitira ikinyafu inyuma y'urugo ariko ntabwo ari ibyo mana kuko ubwo urumva nari nshingiwe umugore yari yamaze kuva basi n'ibya bindi yaracikiye yaraje ku mugabo nta gahunda nta gikwe nta bintu twakoze yaraje kwishingira kwa basi yari yishingiye niko mubyita bimaze kugenda uko rero mbona bibaye ibibazo nabyiyumvira ariko ndumva birakomeye kuko nza kwiyumvisha ababyeyi nza kumvisha ababyeyi nta nzu ufise nta matora nta gakeka nta kirago nta kintu na kimwe mfise byibura ikintu nari mfite ni impuzu zanjye nambara zonyine none umugore ndamujyana mu gihuru murongorere ibi kibazo kiraba ikibazo ariko urabizi ibintu byo kurongora ntabwo bisaba ngo ufite matera hari hose warongora da icyo kintu cyo cyumaze kukibona hari hose warongora ese warongora nk'inyamaswa inyamaswa zirongora gute aho ngaho hari hose zirongora hari hose oya wowe ukira kubona abantu batakubona ahantu hose warongorera da none ahantu hose abantu bapoye yo kurongora byo kugira umuryango njyewe rero cyari ikibazo ko nari mfite imyaka mike man buriya bahanure mw'abantu murangora mubwira iwacu hari ibintu byinshi umuntu aba ataruzuza bakwiye kugenda gahoro njyewe adolescence yaranshutse numva umengo nta kibazo ariko njyewe igituma numva ko nta kibazo hamwe umukobwa nari ndimo mukingira none mureke bamuvanemo inda ishobora kumuhitana agapfa ndetse n'icyaha muri leta yonja kujya kubarega aba bantu bari guhanwa bimaze kugenda uko ndavuga ati reka tubane ngenda mbikoza ababyeyi ndababwira ati jewe rero umukobwa bimeze gutya umukobwa nagiye kumushakira ahantu abacumbitse ahantu nyine bagiye kuba araye arara ahantu yaryama Mese wabiganirije mu rugo babwira ko umukobwa avuye ngaho kuri icyo kibazo aho ngaho nabyo nababwiye kuko ababyeyi ababyeyi nabyo bababwiye kuko wewe ntabwo yari yababwiye ababyeyi bari bazi ngo yaje kudusura jewe rero umwana arabaherekeje reka abana babe baganira kumbe ni ikibazo gikomeye se w'ikibazo buriya n'ubu n'umuntu agenda jewe bugiye ndimo ngenda uzabifate ko ari akabati karimo kagenda kuzuyemo muri tiriwari kuzuyemo ibibazo gusa gabati gafise amapine gafise imipine nyine kigendera ibibazo gafunze gafundiki nk'agaseke kuzuye ibibazo nta bintu byiza byari birimo urabyumva yes umaze kugenda uko umukobwa turagendana ndagenda ndamusabira ku mugenzi wanje hari umutipe yarandusha imyaka aho 2 cyangwa 1 sinzi neza ariko yitwa Simbo uwo mutipe yaraheruka kurongora ndamubaza ndamuhamagara hanze ndamubwira umukobwa yarahagaze hirya kubera ntago bari bazinaye ndamubwira ati ariko se musaza kurongora wasanze biryoshye urumva atari ibibazo arambwira ati shaka kurongora rero iyo hageze amasaha yo kurongora biba biryoshye ariko iyo hageze ko umugore gusaba rasiyo cyangwa nye n'inzoza kukwishyuza yewe we uburaho ucikira ndabona ko ari ikibazo byamaze kuba ibibazo ndamubwira ati jewe rero umukobwa arantunguye reka mbe ngutije uwiwanje ariko ntago mugutije umurongore ngutije mu maso umuhindaro nimba ufite umukozi bararana tugenda byibuka ntago byagenze neza baranze ko bamuhindaro kubera ko urabizi nahangaha iyo handaro umuntu iyo ucumbikiye umuntu bisaba kujya kumwandikisha bakamenya ko uwo muntu yaharaye sinzi ko inanga biba natwe hariya birahari kugenda kuri chef de zone ukiyandikisha niko bimeze kandi navyo byiza kubera n'umutekano ubushatse ko umuntu bamenya aho yaraye nagira n'ikibazo baze kumenya baze kukikubaza
bagira ubwoba ngo kuza kwandikisha ibibazo kubera bwari bwanije Imana twageze saa 4 z'ijoro tukiri mu ibarabara turi babiri je n'umugore wanje turimo dushaka icumbi ahantu twajya kurara urumva ikibazo twari dufite cyari gikomeye nese nta lodge zari aho hafi cya hotel yewe amafaranga yari kuvaye kandi wakoreraga amafaranga none nakoreraga amafaranga sinari natangiye kugura imyenda y'umwana yewe umaze gutera inda umenya ko yo kumucumbikishiriza ijoro rimwe kugira ngo ubega ku kibazo yaneye surprise musaza banzanira banshingira umuntu ku buntu kandi surprise man umva umukobwa yarashatse umukobwa yari yagombye ngo twishingire kubera ko urumva yari yahunze ibibazo byuko yavamo inda nta gahunda ibintu ari birebire biza kurangira gute rero bimaze kugenda uko ndabandanya hari nibuka ko pare wanje aho ngaho twari twagiye kwiyandikisha kubera ko twari twagiye kwiyandikisha twagiye bavyita kujya gute kujya imbere y'amategeko gusezerana twarasezeranye ahubwo iyo nkuru nayisimye sezerana kugira ngo gusa ababyeyi bataza ko tubangamira abo bantu barimo bashaka kumugwanya batamubangamira tugende kure dusezeranirayo da twarasezeranye icyo kibazo si cyo kumususha cyo guhunga aje kwishigira cyabaye nyuma yo gusezerana cyabaye nyuma twabanje gusezerana ababyeyi batabizi mu nyuma twarabatunguye tuza gupostinga foto batazi ko twasezeranye mwamanitse ikiganza none se rega ntago babaza ibyo ababyeyi baraba ko ari mwe babiri gusa mwakundanye rega iyo habayemo urukundo nubwo babiri iyo haje mu bintu by'ababyeyi ibintu by'amoko rurapfa urukundo ntago rureba amafaranga urukundo ntago rureba imiryango nubwo waba uri imfubyi udafite papa na mama uronka umugabo da ntago bireba ngo uri imfubyi ngo ufite ababyeyi kera niho bafataga ziriya gahunda zo kuvuga ngo nturongogwa aho ababyeyi bashaka ibyo byaravuye ibyo ni byabutaye ibyo ni antikite ni bya kera reka turongora abo dushaka kandi umuntu n'umushima rongora umuntu rongora umuntu bimaze kugenda uko tumaze nibuka umutipe yambereye pare mu buryo nyene kubera natoye uwari we wese namutoye aho namuvumbura ahantu namubwira ati ngwino namubwiye gitumbura namubwira ati ngwino shaka tugenda imbere umurenge no gusinya gusa kuko ababaye umugore wawe none se leta imugohaye mu mategeko abaye umugore wawe ninde wundi yaza kukugira kukurwanya ndabyibuka ko yaraheruka nawe kurongora kubera ntago umuntu yakubera pare ataraba umugabo ntabwo agire bimaze kugenda uko turabana n'umugore tumaze kubana n'umugore wiwanje kubera yari yamuhaye indaro mu nyuma nza kumukurayo wewe yaranyemereye amuhica hari ryami iryo joro nararabonye n'ubwa kabiri harimo ubwa gatatu abagore batangira kurabana na buri abantu ari abagore busanga nabyo nibibazo batangira kurabana ndumva umengo ntibimeze neza muvanaho mbona amafaranga ico gihe ndibuka naronse apere barantelefona naronse apere barantelefona bambwira hari umuntu yari afite ideni y'amafaranga 150 niyo nahise mfata minzu direct mfata inzu y'50 ndafata bitamubwira twimuke turabana nuko nguko twabanye tumaze kubana rero nahuye nibibazo birebire ariko mu minsi ya mbere nari ndyohewe ndimo ndongora shaka ubona uruzi kurongora umuntu kubona nani inkwana watanze biraryoha koko nakantu karenze nago biba bisanzwe ndabona imvura irimo kurwa imvura itangiye kugwa mukaya turimuka tujye no mu nzu dukomeza ikiganiro yes hanyuma amaze kuguha indaro ariko ubonye udufaranga dukeya two kuba watangira ubuzima icyo gihe naje guhamagagwa n'umuntu ama amafaranga nibyo narimo mvuga amaye amafaranga ndonko udufaranga dukeya two kuba nishyuye inzu ndabwira umukobwa ati wino tubane pe turabana misi ya mbere narongoye umuntu ku buntu nta nkwano nta iki ndajya mu munezero yewe ntazi ko se w'ibibazo agiye kuza ahubwo umwana aravuka rero umwana aravuka arangiza ukwezi kumwe ukwezi kwa kabiri umwana atarabona amani atarabumbura amaso atarabona ngo oya basi ari ukuntu umwana ushobora gufata ikiganza ukagira gutya ukareba ko amaso akurikirana ko arimo kureba umwana yarakanura gutya iyo amaso ukayabona ko yugurutse gusinzira yasinzira gutya agakanura neza amaso ukabona ko yugurutse ariko ntabone kubona ibintu ntabyaboneye ni nkuko wakwifunga amaso gutya kandi akanura kiza kuba ikibazo umugore ndamubwira ati ibyo ni bisanzwe reka turindire bizagire kubera ko hari n'abana bajya batinda kubona ariko kumbe nsanga ni ikibazo kiriseriye musaza maze kubona ko ari ikibazo kiriseriye nibwo rero nasise mubwira umugore ati genda kwa muganga ubaze twega rero kwa muganga hari abazungu barimo bareba abana bimeze gute hari abana iyo bavutse buri kwezi abana bajya kwa muganga bakareba ko bameze neza amagara yabo ubuzima bwabo bumeze neza
umuzungu yatubwiye ijambo rimwe ngo uyu mwana afite ikibazo kandi ntago areba. Njyewe aho ngaho ntago nari bwaronka amakuru y'ibyo bibazo. Umugore wanje yanje ansanga aho ndi mu rugo ari kurira. Ona kari akantu bafubika umwana yaryamye mu mugongo kugira ngo izuba ritamwica. Ritamwica izuba. Kuzuye amarira gakanye. Nibaza ngo yanyagiwe kandi hari izuba. Na marira agenda arihanagura mwibarabara n'abantu bamubona agenda ararira ahetse umwana. Urumva ikibazo ahantu cyari kimaze kugera. Ndumva ko ikibazo cyamaze kuba ikibazo. Ndababara. Ucugenda narataye umutwe ariko kugira ngo nikarume nk'umugabo nashizemo akanyarugabo hagore bari gihoza umugore. None se mugabo n'umugore barize bose. Ninde wahoze undi? N'umwana ari mugonga gitangiye kurira yumvise amajwi y'abantu badasanzwe. Basi byibura umuntu ari marira basi ari mu kazi. Ariko numva ariko ndarira ntanezerewe nyene ariko je ndishiramo akanyabugabo mose barakuka ndihanagora ko ndemesha umugore ndamubwira ati wihangane bibaho. Byabaye birebire kugira ngo umugore muhoze yumva ikintu umwana yatwaye amezi 9 mu nda avutse ari impumyi n'ibibazo twanyuzemo kugira ngo uwo mwana abeho. Twega rero kwa muganga hari abazungu barimo bareba abana bimeze gute. Hari abana iyo bavutse buri kwezi abana bajya kwa muganga bakareba ko bameze neza amagara yabo ubuzima bwabo bumeze neza. Umuzungu yatubwiye ijambo rimwe ngo uyu mwana afite ikibazo kandi ntago areba. N'imbere y'Imana ndumva ko gukuramo inda ni icyaha uba wishe kuko ntubuzi kazoza k'uwo mwana ntubuzi uwo mwana azabiki kuko hari n'abagore benshi batabyara barondeye umwana bamubuze nawe ugaca ushaka gukuramo inda. Ndavuga ati Imana jiki cyaha ntacyo nakora niko guhungisha uwo mwana nanga kwindivamo. Nico rero nibukije Imana ndamubwira ati Imana wibuke ko nahungishije umugore kugira ngo inda itavamo none umwana aravutse aje afite ubumuga ntago areba ariko ko Mana urabyemeye koko nicyo kintu nabajije Imana. Ndagira ndiryamira umugore ararira komeza arira twarayiturira ikini maze aho ngaho ntabwo yari ganye reka urupapuro yari yatinye kunyereka urupapuro ko yazi ko dukenye nta mafaranga twabona yo kujya kuvuza uwo mwana. Ubwo hagati umuzungu wamusuzumye yamuhaye n'ibishoboka byose bya inzira zose yakoresha kugira ngo umwana akire. Byari biri ku rupapuro. Ikibazo cyabaye umuzungu yamupimye yatweretse ati yanditse ibipimo kubera kujya kuntu bandika ko ingwara rwaye. Yanditse yarebye ibipimo babona ingwara rwaye ari byo yandika ariko acavuga ati igihugu cyonyine cyamufasha ni igihugu cy'Ubuhinde bakagenda bakabaga amaso cyangwa bakareba ko hari icyo bakora kubera kiri mutonya biroroshe ko bamuvura agakira ariko nakura ntago bizaba bigishobotse ko bamuvura azoba yaramaze kwangirika. Maze kubona urwo rupapuro ikibazo ntago ari cyo kugwa yagenda kuvurwa agakira. Ikibazo cyari cy'amafaranga musaza $15,000. Aho hantu haranditseho $15,000 yari menshi. Je nayumva ku radio nkayumva no kuri televiziyo ngo babilionere ngo na Bill Gates ariko ntago nari nzi yuko amafaranga je ntago nari nyaje. Ni menshi. Ushize mu manyarwanda ni miliyoni zigera muri 15 z'amanyarwanda. Ubwo ushize mu Burundi zira muri 50. Yikamyo yuzuye. Ntabwo byari byoroshye. Hanyuma se mwe mwabyaye umuhungu mwe mwabyaye umukobwa? Mwabyaye umuhungu man. Maze namwise Carson Smith. Yitwa Izere Carson Smith. Buri izina rirakurikirana. Cyena nakomeje ibyizere nizera ko umwana wanjye azakira. Bitagiye kurangirira kubera ko nabwiye Imana Mana nimba warashatse kubera ko utashatse kujya mwana apfa kijya gihe atararinda kubikira kibazo ngo wazabeho ababaye atishimye atari ari impumyi kubera ko agendana ubumuga bwo kutabona kubera ko ntago ari byiza kubwira umuntu ngo uri impumyi ahubwo hari kungeno bivuga mu kinyabufuru kavuga ati agendana ubumuga bwo kutabona nibyo byiza. Navuze ati Mana none se uremera ko abantu bazagenda bavanga uriya muntu ngo ni impumyi cyangwa agendana ubumuga bwo kutabona? Navuze ati Mana ntago nabyizeye. Navuze ati ahubwo nizeye ko azakira ko umwana wanjye namwise Izere Carson Smith. So iryo Smith ni igi wanje nitwa Twishime Joachim Smith. Iryo zina Smith ni igi wanje narari mwise n'umugore wanjye mbere nahise ndi mwita ndari mutazira tu. Bimaze kugenda uko rero amafaranga rero amafaranga ikibazo ndumva ko ataboneka. Nagenda senga navuga ati Mana ndazi ko ndi umunyabyaha ndabyemeza ko ndi umunyabyaha ntago ndo mukiranutsi da ariko umva amasengesho yanjye hari igikorwa kimwe nigeze gukora ntago nashigikiye ko bica uwo mwana ngo ndimvemo naragerageje basi byibura nkora ikiza akeza akantu keza kamwe basi byibura Mana ntago wanyibukira kuri ako kantu basi nkazagushima nunkorera ibitangaza nico gituma n'ubu ngubu ndi
Iris TV ndimushima Imana yankoreye ibitangaza uzi cyakurikiye byagenze gute rero ibyo bitangaza byabaye nanditse kuri stati nandika n'urupapuro nterereza kubera ko nayo mfite abantu bankurikirana kubera ko nakora ibintu bya social media nandika kuri stati umwana wanje afite ikibazo kiniki ndimo ndaterereza nkeneye amadolari $15,000 uzabasaba inkunga nashize kuri stati uzabantu bisekeye ngo yewe abandi bari gucoresha 1000 barya nawe uri murahiga 15 by'amadolari we peti wasaze mu mutwe wo kugenda indera bakurebe kukomeye mu mutwe baritwengera shanange ndi mu mpangayika nibwo naje kwandika ikete hari umuntu wante nariyumviriye nganiriza umutipe ari aho umugenzi wanje yabaye umupare wanje wa muntu yancumbikira umugore wanje twabuza aho tujya kurahara yego maze kumubwira uwo mutipe acambwira ngo rero ahubwo ngo uri kijuju yani ngo uri kigori gute wowe ushobora kuguma wiyumvira guterereza kandi ukora ku kazi kwa president basi uri umufotographe ati kubera ko utagenda wandika ikete tuterereza numva nibyo da kubera ko gusa nagize ubwoba bwo kujya kubivuga numva umengo ntago byavamo ariko nibuka ko twari dufite umukuru w'igihugu ufasha abababaye kuko ntago yari wa mbere ntago ari njye nyine yafashije uza abantu yafashije abantu benshi cyane barwaye abagendera rumbuga ko kutatambuka ko kutagenda abantu benshi batandukanye abo banyaze ibyabo akagenda akabarenganura agakurikirana imanza zabo mu mirenge ibibazo byabo bigashira bimaze kugenda uko nandika ikete ndabisaba ikintu Imana yankoreye n'ubu ntago nzakibagirwa Imana yankoreye ibitangaza ntago wewe wafashe umwanya wandikira perezida narabyanditse kandi rero burya hari ibintu bimwe bikomeye musaza buriya ntago abantu bifuza ko umuntu abaho neza cyangwa icyo asabye kiza gushikira umwami buriya umwami ntago aba ari mubi ahubwo abamwungirije nibo baba babi none se ninde yarazi uyaza ngo ndanifite ibyizere ko iryo kete rizamushikira ari abantu kubera ko ntago mubonana amaso ku maso kugira urimo nubwo yaba gukoresha hari umuntu banza kurinyuzaho nawe hari umuntu abanza kuriha n'uwo wundi nawe hari umuntu aza kuri umva rya kete riza kugerayo ryamaze kuba byamaze ntago hari n'igihe ridashikasha igihe ubishakira ko bimugera hatariho biza kugera kandi uko nari kwa muganga bari batwandikiye ati ibyumweru 2 byonyine umwana abaye ataravuzwa apana kugenda kwivuza bataratangira kumukorera ama operation umwana ntago azaba gisubiriye kubona ko mwaratinze cyo kibazo yo mukibona kare byari koroha no ngaha mu Burundi bari kumuvura ariko byabaye bisabwa ko avurirwa hanze mu mahanga numva ni ibibazo kete ndaryandika avuga ngo ni jewe ngaha wa mukozi akora ngaha bimeze kunuku nagiye nahuye n'ikibazo kora akazi kawe byose mubwira n'ikibazo cyawe akazi kanje nanditse izina gusa kugira bahite bamenya ko ndo ngaho nyene niho nari nsanzwe nkora ico gihe rero niho nagenda nandika iryo kete ndaritanga Imana nagize kete riramushikira wanashaka abantu mizaho barambaza bimeze gute ntago nabonanye nawo amaso ku maso ko urazi mu president yabikomeye nagaro gupfa kubona n'umuntu wari wese kiretse ari wabishatse cyangwa kubana naka biba byoroshe ni Imana tu ibigokoreye igitangazo cyo kubona n'umwami umwami ni umuntu akomeye Imana tuba dukwiye kuba bimaze kugenda uko ketera mushikira uzi ikintu yakoze ntabwo yafashe ngo afate wa mwana kubera ko igiringo cyo kugurana umwana kugira aje hanze bamukorera passport ntabyo kuzana ngo uteta uzana ibintu by'imiteto ngo umwana ngo nuruyoya ngo aracara ruhinja ngo ntago byemewe ngo ntagaragira passport ngo ntakaranga muntu ngo gira amugire passport ikini no urazi niko bimeze n'umwana bamuha passport yes niko bimeze byagenze uko rero aravuga ngo umukuru w'igihugu aravuga ngo none se wumva biri ngombwa ko twarinda kukugira passport kandi byaba birimo bitinda umwana kangirika bikaba birebera ahubwo reka dufate ahubwo abo baganga tuba telefone hanze tubaha amafaranga dushire ko ahubwo n'amafaranga yo kuba kwa muganga rero bahise bambwira bahise bavuga ati uyu mwana kugira kire ni mpaka mu Buhinde maze president aravuga ngo ati ntago ari ngombwa ko umwana tumujyana mu Buhinde ni nanga hari abaganga baba professionnel reka tuzana ahubwo abaganga bari hanze bongerana ubumenyi bazane n'ibyo vyuma bari gukoresha muri hanze Buhinde tubizane mu Burundi tumuvurire hano umwana wow nahise numva ryohewe urukumva none niyumvisha umuntu si papa byose nari mbyandikiwe kwa muganga noneho bya 15
hahise yongeraho kuzana abaganga, kwishyurira amafaranga y'urugendo, kwishyurira frais de mission, kuzana ibikoresho. Urumva ko byikubye inshuro nyinshi. Hanyuma se byose se kugeza kuva icyo gihe umwana byagenze gute, yarakize? hari ibintu nibuka nkumva mbabaye. Nari numva ko ari iryoherezo cyangwa ari iryo rangira ry'ubuzima bwanjye. Pole sana. Ibyo ndimo ndababwira ni true story. Narababaye. Narababaye bihagije. Bo urumva ko ntago byoroshye, burya amarira y'umugabo atembagwa mu nda, ariko iyo umuntu afashe umwanya ibintu bikamuriza. Bariya abantu babyara abana bakajya kubata bakabica bakabaniga, twe turimo duhangana no kumwene babaho neza, tubavuza bavukanye ibibazo, ariko umuntu yabyaye umwana muzima ariko akaramuniga. Urumva icyo kibazo? Yabyaye umwana agize Imana byibura aje ari muzima, nta kibazo na kimwe afite, nta kanenge na gato, ariko umuntu umwana ngo urimo uramuniga, urimo uramwica. Ntago byoroshye, abantu burya baba bakwiye kubyigiraho. Donc niba umuntu ashobora kwisanga muri station nk'iyo, sibyo ko agize amahirwe, undi ugasanga abana mugera umwana muzima mutaye mu mukoki, aramwishe, agize ate, so ntago byoroshye. Ikintu navugira ahangaha, ndashimira cyane umuryango w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, bamfashije bakagira umutima mwiza nk'uwo. Aho rero n'umwana wiwe uriya muhungu wiwe Keri, uriya mfura yiwe w'umusirikare, n'inyuma yaho papa we wataragihari yakomeje kumfasha. N'ubu ngubu ngize ikibazo aramfasha. Urumva ibyo byiza. Wow. Hari ikintu kimereye cyambabaje nyuma ya byose, ntaranakomeza. Ibaze kuba umugore Perezida yari yaravuze ngo uwo mwana nta nubwo yari bwamubone, n'umugore wanjye ntabwo yari bwamubone. Ibaze nyakubahwa perezida yatashye atarabona umwana wanjye n'umugore amaso ku maso, basi abone n'abo ari karagirira icyiza. Buri Burundi bwari bufite umugabo musaza, twari dufite umugabo yari intwari pe. Ubu twari se amafaranga, ubu twari se kuba perezida ngo nuko yari perezida, n'umutima yatwigishije byinshi, n'umutima mwiza yari afite. N'ubu iyo mbyibutse hari igihe nibuka ndimo mufotora uburyo yaseka, agakubita umupira, yakunda no gusetsa abantu. Yari umuntu ari seri, yari mu mabanga y'igihugu, ariko agasetsa n'abantu, akajya akunda guseka, agasetsa n'abantu. Wajyaga umufotora no mu hari ifoto nyinshi, n'ubu ndafite hano foto ziriho logo yanjye, je na logo yanjye nayishiraho, foto ya perezida. N'ubu mfite ifoto nyinshi ngaha namufotoye. Twari dufite mu perezida. Bimaze kugenda uko rero, umwana baramuvuza. Hama baje madamu yaje kumbwira ngo buriya cya kibazo twaje gusanga umwana atavutse, buriya baramubwiye n'ikibazo, bapimye abazungu bo barabonye n'icyabiteye umwana kugira bimpumye. Buriya abakobwa hari ama infection barwara, iyo mu bitsina, iyo mu mubiri y'amaraso, bagatinda kujya kuyivuza. Iyo twayinda ziriya ngwara ziba ingaruka mu mwana, kuko umwana yonka ibya nyina, umwana amaraso ava muri nyina byose, kugira ngo umwana arinde umwana kugira yibumba aba yavuye muri nyina. Niho byaturutse. Baje kutubwira ko ari cyo kibazo yari afite, kuko umugore yaragize kumbwira ati sheri gen dufite infection, kujya buri ugenda upimisha inda, bakagira icyo bita ecography, n'intanga barazigira, bakamenya ati umwana mu nda ni umuhungu cyane ni umukobwa, ibintu nk'ibyo. Umwana ataravuka n'intanga ndazi murabikora. Ariko bari barigeze kunyuzamo ijambo ngo umwana ngo natana ngo tutaramujyana hanze ngo tuzamunyuze mu Rwanda, ngo naho babigira, kuko mu Rwanda intanga namwe mufite ubuvuzi bugeze ku indi ntera, bugeze kure. Bimaze kugenda uko rero baratubwira ikibazo cyabiteye, maze madamu ahita ambwira ati erega mu Burundi bwose abana bafite icyo kibazo, kubera abafite ubwo burwayi bajya hamwe, babajyana ahantu hamwe, ntago baba bavanganya n'abandi bafite ibibazo by'ubuhumyi bwaturutse ku zindi mvu. Kuko hari umwana avuka ari impumyi, ntabe bitaturutse kuri infection, byavuye mu by'umuryango. Mu muryango iwabo hariho
umuntu yatoranye afite icyo kibazo cy'impumyi cy'ubumuga bwo kugendana ubumuga bwo kutabona. Bimaze uko rero niho madamu yacambwira ati uwo mwana ntiyari uwiwacu ntago ari wenyine, umwana wanjye ntago ari wenyine afite icyo kibazo. Baje gusanga ari abana batatu, ariko wumvirize ikungene Imana ikora ibintu byayo. Abo bana batatu babinjirije muri operation imwe kubera ko bahaje abaganga batandatu bavuye hanze mu Buhinde baje gukora iyo operation, kuko baje gusanga hari n'abandi. Umwana wanje yavugiye abana benshi. Ibaza umwana wanje yari kujya hanze, maze baza gusanga icyo kibazo afite, hari n'abandi bana bagifite bagomba kujya hanze. Baciye batomboreza amahubwo nabo baraza kubavurira ngaho mu Burundi. Turabyumva? Yes. Ibintu byose bibaho papa kubw'umugambi. Hari ibintu bitubaho bibabaje tugaca tugira dushaka gushiramo ishyari cyangwa tugashaka kwihebura ngo Imana ntagihari. Buri Imana irahari. Buri Imana irahari, ahubwo nubwo gusa abantu benshi bajya bahura n'ibibazo bakirengagiza ko Imana ihari. Imana ikora neza, Imana irahari. Ibibazo byose duhura nabyo Imana ibituraba kandi nta kiba yadutereranye. Nubwo isezerano ryayo ritinda ariko rirasohora. Bimaze uko umwana baramuvura, arakira. Umwana bamaze kumuvura, umwana wiwanje wenyine niwe yabonye amaso yarebye arakira. Abandi ntago byigeze bikunda. N'ubu ngubu abandi byaranze burundu. Maze umwana wanje amaze kurora, ndashima, ndavuga ati byagenze neza. Ndashimira nabo ku kazi twakorana bamfashije kugira ngo letre nanditse ishikire nyakubahwa perezida. Bimaze uko maze kubashimira, nirengagiza ko nabwiye Imana ati Imana nzahagarara imbere y'amahanga yose nunkora kino gitangaza kigakunda umwana wanje akareba akarora. Nzagenda bivuge hose, nzagende kutangaza makuru mvuge ko uri Imana koko wankoreye igitangaza. Ibyo rero sinabyibutse muri uwo mwanya, nararyohewe tu ndajangaho shandongora umuntu umugore ndigumana umugore wanjye turagumaho turaryoherwa umwana arakura bigenda neza. Kumbe kubwiseze kuko jewe narabwiye Imana ati Mana nzagushimira, nzajya imbere ntanga ituro mvuga ati warakoze Mana, mbwira abantu ibyiza byawe byose wankoreye. Ibyo byose urumva ko ntari nabikoze. Mana nahuye n'ibibazo, umugore mutera inda ivamo umwana wa kabiri. Mbega inda yari yavuyemo bigenze gute? Umwana yasubiriye kugira ikibazo cy'amaso cyo kugenda nk'abakameramani bo barabizi, nk'uri inyuma ya kamera arabizi ibintu bita full focus, kujya lens itatoye netete neza, haba harimo full. Umwana wanjye atangura kujya areba atabona neza, ariko akabona yari karajya, ariko ibintu byakure ntabibone, kuriye ko umuntu agwara amaso amwe mabi bikomeye. Umwana biba ngombwa ko kwa muganga basubira kumwandikira imiti bari bamuteye. Wundi bari bavuye wa mwana bari bavuye ko ntago nashimye. Buri Imana irisubiza ibyayo yabishatse. Iyo wanze gushima, buri Imana ikintu dusaba turi mu bibi dushima Imana. Sha niswe tuyishime. Umwana wanjye yitwa Izere, umugore wanjye yitwa Ishimwe. Ariko urumva itima ituzuye kabisa. Nimpura n'ibibazo nzayishima tuyishime. Nimpura n'ibibazo bikomeye noneho rero birengeje urugero bimwe ntabona ko abana b'abantu bakwishoboza, nzizera kuko umwana wanjye yitwa Izere ko bizashira. Maze umugore wanjye nawe yitwa Ishimwe. Nibaza ko ari Ishimwe atari Ishimwe. Ituro basi najyana ahantu. Bimaze uko nibuka ko hari igikorwa ntakoze, kuko nagiye kubibwira papa nk'umukozi w'Imana, arambwira ati wowe Imana yaba yagukoreye igitangaza ahubwo ntago washimye, kuko ibibazo birimo biragaruka, birimo bigenda ibibazo. Bimaze uko ndagenda shima Imana, ariko ndasaba Imana nukuri nkiriza no mwana. Bamutera imiti, umungu barabona umwana yageze kujya ku ishuri, agiye kujya ku ishuri. Ndashima Imana. None ikindi gitangaza dusubira inyuma gato Imana yankoreye, nuko ya miryango babandi bagwanyaga ngo umwana ngo navemo inda, ubu ngubu ari abagenzi bajya kusura mu rugo baryoherewe wa mwana, tunakundana cyane. Urumva Imana yankuye ku musaza. Nimubona umuntu rero arimo akora ibi, nimuzabone ngo umuntu ngo yabaye umusitari ngo akina filime ngo nuko ngo iwabo badamaraye ngo yarariye yarahaze yaradoshe. No, umuntu wese agira amateka ye, ahura n'ibintu bibi.
ubwo rero niko guhita ngenda gukora ibintu by'ama TV ubu niwo mwuga ntunze ndo mu photographe nkangira nkakora kuri social media nkora ibintu bya kuri YouTube nkora filme nka postinga channel zanje ziri monetize mfana udufaranga dukeya buri kwezi gatunga umuryango ko mbaze nsinyisha ama contract ko abakinyi banje je barasinya contract amafaranga bahembwa ku buri kwezi ibintu bigenda neza channel yiwanje ni Inkinzo TV mukore subscribe hariho na MPTV nayo ni TV yindi kugira ngo nagure ibikorwa hariho n'iyindi shasha na create yitwa Bikore ku bisanzwe ubu ngubu na create amacano ubu niyo business ndimo cyane nuko Imana ibahezagira bumvise naye yanjye navuga ko ari ubuhamya bw'iwanje ibyo ngibyo mbabwiye nta kinyoma na kimwe uzu kuri kwanje azaza mbeshuza ariko ukuri kwanje nuko nahuye n'ibyo bibazo hari byinshi nagiye ntaruka kubera ko ntago twahava byibura nitwafatana kandi kanya umuntu azacukumbura tuvuge n'ubuzima bwo muri sinema bibazo umuntu yahuye nabyo umugore yabonye somye umuntu ndiye umuntu iminwa bibazo imanza ziza kabiri tuzabivugaho shaka dufite umwanya tuzafata umwanya utaha nabyo tubigarukeho mu buryo bwimbitse ndabizi ko abantu bazagusaba wenda ko wagaruka tukareba n'ibindi kubera ko hari ibintu mu Burundi no muri filime z'abanyafrika batamenyereye jere nimba dukinye filime bigasaba ko dusomana iminwa nkayikwega neza kugira basi kuri kamera image iboneke ko ari byanyabyo none se turimo dukina filime tuko dutanga urugero ikintu ntakora no kurongora umuntu byanyabyo mama nakubitse ikinyafusha abantu bakaza bagatabara zikaba ari nk'ibibazo ariko ikintu ngiye numva ko nakora gusoma umuntu tukerekana romantic sense abari muri ibi bintu bya filime bo barabitahura kugira ngo iseni igaragare neza ukora byanyabyo ariko ntago mvuze byanyabyo hano hasi mu mbere navuze hano mbere maso umugore wawe abaramutse akinye filime bari kumusoma gutyo wabyakira yewe gwe bahatinze ahubwo bampa amafaranga no ku buntu ubungubu ahubwo banyereke cyane irimo gukurikiranwa cyane barongora umuntu maze mu bahe views iboneke man none se ubu ngewe ninjiza amafaranga avuye kuri YouTube umugore wanje batamurongoye ahubwo jewe kuri filime ariko umurongoyesha nkagufata byanyabyo nta kamera basi iri mirora twamena na mama twakwicana ariko amurongoye kamera irora bwo amurongoye hari na kamera irora ariko ntago ari kurongora gutyo oya basi bakoze mariage bakabana bagakora ubukwe basi Imana rega nayo ndafuha mane nubwo bijya bishika nanjye nkinyabya nakora akantu ariko nayo ndafuha musaza nijye binyabyo gakora akantu se ibyo binyabyo gakora akantu ntago turaberanda niko bajya bavuga ntago turabakiranutsi iyi si ni hatari buri mubiri w'umukobwa ni icyobyo byenge buriya niba bajya bandika ibyo bwenge biri ku isi bakavuga urumogi za mugo zande bajya bashyiramo n'abakobwa umukobwa ni icyo buriya se ubaza ko Samson atarafite imbaraga none baza ngo ikintu cyamugushije ni igiki Delira uzatinyera abantu bameze nka ba Delira hari abakobwa hanze bategereje gusa ko nyine bagusha abantu bibaho rero kandi ubimenye ko ubu ngubu abakobwa nibo bafite umubare mwinshi gusumba abahungu icyo gituma hazageraho gaho abakobwa batwifatira ku ngufu kubera ni benshi cyane turi kugana ku musozo ikiganiro nibyo cyabaye kirekire ariko byari ngombwa ko turangiza story yose uko imeze hanyuma turasoza tubwira kugeza ubu ngubu ufite televiziyo zose umaze kuvuga dusaba n'abantu bajye kuri chaîne zawe bagushyigikire ufite umuryango ufite umwana zibabwire bazimenye gutera imbere harimo MPTV harimo Inkinzo TV icama filime ufite n'amafilime meza njya mbona rwose ukora actions iseri ubu ngubu turimo dukina yakunzwe cyane ifite episode ubu ngubu yuzuje episode 40 urumva ni episode nyinshi yitwa ngo cyo seri ibanga seri ngewe mbonye umuntu ukina filime akora seri ya kabiri ya gatatu sorry episode ya 23 kugeza ku 10 ndabimwubahira kuko nzi ukuntu bivunanye biragoye cyane so rero courage abanyarwanda bagukunda bagumye gushyigikire n'abakumvise uyu munsi bwa mbere bakomeze bagukurikire bagutene ingabo mu bitugu usibye kuba ibyo bya filime cyakora muri presidence cyangwa photographe muri niho mfotora ngo niho ngifo niho mfotora n'ubu ndafite na badge twibagiye akantu ufite umudari twakibagiwe ufite umudari mu ntoki nago twagira tukakasubira tugasoreza rero umudari reka ngusobanura uyu mudari imeze aya na mateka rero uyu mudari igihugu cyose nzajyamo nzawujyana uzi gituma ibaze umugabo afataga ku mugore akamusiga mu rugo akajya mu bindi bihugu ntawajyanye akagura imodoka
akayisiga mu rugo ntayajyanye. Ariko uyu nguyu sha ndawujyana kabisa, ndawujyana aho nzajya hose nzagenda nawe, kuko nguyu uyu mudari ni umukuru w'igihugu, perezida nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye yawunyambitse. Twari twatwaye igikombe muri ekipe yitwa Le Message Ngozi ahantu bita Makamba, kora nitwe twatwaye championnat. Barawunyambika nk'abakozi beza nyine, umukozi mwiza yitwaye neza, kandi ubu ngubu nkwije imyaka, natangiye gukora muri 2017, ubu ngubu urumva turi muri 2021, nguje imyaka ine yose ariyo ukorayo hari, ariko urumva ko nakoze neza nta kibazo. Buriya umukozi ubwo mudari nawe nk'umukozi mwiza mani goda mani nshoboye buriya nakazi kose kabisa, ahubwo n'abandi bagiye bandemera, ubona koreye neza n'umukobwa naremeye neza, nareba se sirashaka nanjye nk'umudari. Mama buri gikorwa cyose kijyana n'impembo. Aba ex banjye abona arongoye nyine, abo twabanye neza basi byibura bazamu umudari basi nabo. Ya nta kazi katagira impembo. All right. Reka tubisoreze rero, turagushimiye ku mwanya waduhaye, ndetse wafashe urugendo. Ubu ngubu uri umuntu ukomeye cyane, ufata indege ukaza gukora promotion y'ibikorwa byawe mu Rwanda. Ahandi uzakurikizaho ni he? Ubu ngubu ndumva ko kwa Elizabeth ndumva Queen Elizabeth ndumva ko namukoresha nk'umukozi wanjye muri filime. Nabonye umengo byaba byiza, nabo byo yabisho byaba byiza, ni role ni filime na brag nyinshi. Queen Elizabeth. Hanyuma reka tugushimire wakoze kuri story badusangije, kandi true story true story ya thank you so much. Abantu barakuzi kuri kamera rawe uduha comments, abakuzi niba ngo nzabahereza ifoto nyuzemo z'umugore wanjye n'umwana mbabereke, ndabereke n'ifoto akiri impumyi, akiriko n'ibintu byo kwa muganga, n'ifoto bakwambika umudari opera, n'ifoto barimo banyambika no mudari. Musaza narakoze, nushaka ibintu nk'ibi ngibi ntuzavuge ngo uzajya kubyiba, ntaho babitanga ku buntu. Kora izina, abantu bose bashishikariza gukora. Burenge njya nkunda abantu bakora, n'igihugu cy'u Rwanda kiri mu bantu bakora, nta kwicara manje mu bihugu bikora. Naciye mu mujyi rero, yewe nabonye ejo nijoro naho nasohotse ndebera mu dirisha, bati u Rwanda rurimo rurasha. Barambwira ntago ruri gusha, ariya ni amatarasha, iriya ni Kigali. Yewe mwakoze kabisa, ariko ni Bujumbura haraka. Ariko nyine ntiwabigeranya na hano. Reka dusoze natubwira nuko Kigali wabone n'ubwaka ngaho yijemo. Yes, ni mu rugo. Okay. Nejo bundi. So turashoje rero, reka dushimire abadufashije ku mashusho. Twari turi kumwe ni partnership na MPTV, televiziyo y'umugabo, na Inkinzo TV, ni filime ze zicaho kuri iyo televiziyo. Shimire Emiliye kuri kamera, shimira wese wagize uruhare mu kiganiro kibeho. Yari Jado.